Ese niba wanaranyishyura ubamara iki? Ariko ntuhange wangegera Papa reka nkubwire rero. Sibyo? Papa reka nkubwire. Okay shyira hasi nabwo nongera. Ariko nukomeza kunzamurira isukari dore iyo nkuye mu mugini nyinshi. Isukari urayifite izane tuyimwe. Babigwa banywa n'ibitaba kari kugeza aka kanya umuhungu wanyu nta busobanuro afite n'umunyarugomo kwanze nk'umunyarugomo none hatugiye kumushyikiriza inzego zibishinzwe Kigali buranze natetse umutwe mba pasiteri biranga nigira umuntu uvuye mu mahanga biranga ku buryo nsigariye kuri boda gusa koko ubu rero kiriya gisaza hari igihe cyaba cyarapfuye ariko ninsanga kitarapfa ndakica bigira inzira kuko kumpa umugabane ho ntabwo yawumpa kandi ndawushaka ireba igihe maze i Kigali nta kintu nigeze mbona na oya reka ngende ko sindagerayo ra ariko reka ngende yewe ndabona mpageze nubwo mbona harahindutse ariko ni imyaka maze i Kigali yewe muraho yemwe uwo ninde uzuhuza kwa rusaza ruracyariho mana yanjye we ariko twakora yewe muraho papa uraho garafurisha niko ese papa amakuru yawe uraho sha ese kudasuhuza nyoko nubwo yapfuye ngo ntabwo ari nyoko none si nyoko wanyu ni nyoko nkuko babivuga cyanda ariko wa mwana uyu nini ese papa ni cyane kitwa mu ijuru akaba yaje avuga ngo iyo uba warapfuye papa nusaje gukora iki ubundi ntibashakaga kuko nusuhuza papa ubundi ni umwana wawe papa urakomeye mama ni wa undi papa ajya atubwira none se ko aje ari ugutuka papa yaba yarapfuye papa reka nkubwire namwe mu nyuma mbanze kadu ni wowe wakoze atira wangu usuhuze cyane wabaye umusitari twebwe turi kuzinga bivamo ariko papa ndababaye muceceke mbabwire ikintu kimbabaje mumbabare muceceke ubu nahagurutse i Kigali mu mataje ndi kubisikana n'imodoka zenda kunyica nzingo ndasanga papa yarapfuye ariko rukwifuza papa wacu kwa uri murifuza ariko mwaretse ubundi tukamukubita mama mwaretse tukamukubita ubundi arifuza ko papa wacu apfa none munyemere mumve iki none se kuki wifuza ko papa wacu apfa uko ataraduha n'imigabane arangiza ngo apfe urakoze sha oya ntumukore mu ntoki kimwe n'igisambo yashakaga kubitwara wenyine papa wishe mama kugira ngo uzane iki kigori oya mama wacu se ni ikigori iki nicyo kiri mama wacu ni ikigori mama wacu ntabwo ari ikigori papa umenye ko yatubyaye umenye ko yatubyaye umugabo wigumira aho ngaho wigumira aho ataramuhutaza arashaka kumfana nawe ushaka kutwicira papa yicare mugabo mwebwe muri gushaka kunyanja mbere ushaka kutwicira ushaka kutwicira papa wowe umba shaka du sha iki cyana nubwo ari ikimawuru fata zana intebe uyitere hano ubundi tuganire nibaze ariko ubundi kije gukora iki papa katari na mama wakibyaye nikicara aha ngaha mureke nicare tu abana beye se ko ariko wabaye icare tuze maze wumve papa icyo kureba hajya sha wabagahe papa nuru kureba se ewana i Kigali twarayigiye turakata tukatajya mu ivene duhinguka muri korodoro turazamuka muri 14 na 15 papa byanze none rero papa ndakora wakicaye hano mu bandi bana unyoko wanyu kumureba akajya ajya gukura ibijumba akamukayimyumbati ukicara hano ku mwana wanjye wagiye ntakwanga mwana sinzi ukuntu watinyuka kuza kunkubita papa
nababaye agahinda k'inkoko kamenywa naho yatoreye ngo mama wacu ngaburire. Reka nkubwire ikinzanye ubundi ntabwo ngewe uzi ukuntu navuye muri uru rugo sibyo? Navuye muri uru rugo tutajya impizi nkubwira ngo tugurishe ahantu ukabyanga. none umva papa wumva ikintu kinzanye rero gupfa aho mbonye utazapfa gupfa wagira ngo urupfu wararuneye aha. Ushaka kunyica mwana wa? Ushaka kunyica? Ntabwo mvuze ngo ariko ngize amahirwe wawe. Abana bubu none urampa umugabane nicyo kintu kinzanye kama kanje nkagurisha umugabane. Mwana wa kora kwishyurira amashuri. Papa ntabwo anyishyuriye. Pasi ese niba wanaranyishyura ubamariye. ariko ntuhange wagegeraho. Papa reka nkubwire rero sibyo? Papa reka nkubwire okay yishyira hasi ntabwo nongera ariko nukomeza kunzamurira isukari dore iyo nkuye mu mujyi ni nyinshi. Isukari urayifite izane tuyimwe. Urampa umugabane nzawugangiye guhana barumuna bawe. abo barumuna banjye simbategereje. we wahirira inka nkajya no kuvoma ntibarampa umugabane none weho uvuye iyo ntazi ngo Kigali. ubundi abantu bava i Kigali baza basaba uvomera nyoko. none se ntago we hari ababyeyi bawe? Ntago ari ababyeyi bawe se? Ushaka kwica shaka nkubwiye ntabwo nkwiye kamabagara umuyobozi w'umudugudu. Kamabagara umuyobozi ariko arashaka kwica papa. Muradutabare ya mudugudu we, muradutabare. Arashaka kwica papa, arashaka kwica muyobo, arashaka kwica papa, arashaka kwica papa, arashaka kwica papa. Muyobo mumufunge. Ceceka nta jambo naguhaye. Ubuyobozi bwahageze. None ubuyobozi bwahageze. Inkuru dusenge ku murenge. Nta jambo ufite kuvuga aravuga iki? Ubuyobozi bwahageze. Ceceke. Ndavuga mu ceceke. Oya, ubuyobozi bwahageze. Ceceke. Niko sha. Abayobozi bo Niko sha. Umwana wakumugabane kwa se akufita ababyeyi. Ndatera urutoki hejuru. Utera urutoki hejuru ushaka gutera n'amano hejuru. Haguruka vuga nona. Umwana wakumugabane kwa se akufita ababyeyi. Mufunge. Muyobozi. Umufunge. Sobanurira. Reka unyumve neza. Nushaka ndekure ntabwo ndi bugende. Uragenda surakika. Wakika ngo wakika amategeko. Wakika amategeko. Muyobo reka nkubwire. Sibyo? Muyobo reka ngire gute? Mubwire te. Vava mbere ko mfata indi myanzuro. Muyobo uteze amatwi. Ndaguteze amatwi. Urukureba uyu murumuna wanjye muzanye. Namuwe. Urukureba n'uyu. Muyobo nunkubise urushyi. Ndanagufunga ahubwo. Muyobo nunkubise urushyi. Ndanagufunga ahubwo. Ufunge. Ndanagufunga. Uzahanu nigiye ngiye n'ubusariko babigira i Kigali. Ndanagufunga ahubwo. Wasanga bigwa banywa n'ibitaba kari. Kugeza aka kanya umuhungu wanyu nta busobanuro afite n'umunyarugomo. Kwanze nk'umunyarugomo. None aha tugiye kumushyikiriza inzego zibishinzwe. Abayobozi bacu baba bari hafi. Papa ntuzanagihe n'umugabane, ntuzagihe umugabane pa, ntuzagihe umugabane ikintu cyari kikwishe. Nzawugabana ngewe na mukuru wanjye n'ubundi ni na mama watubyaye uriya nta nubwo tumuzi. Murakoze sha. Papa rero jya mu nzu ujye kwiruhukira pa, jya kwiruhukira pa. Gatanu ni sawa kabisa.